yambaye inkota yanjye izaguma mu rwubati umurimo urakomeye urakorwa hagari nubwo natwe twiciye amashinga ku nkike umuntu ari kure ya mugenzi we aho muzubikondera niho muzatabarira Imana ubwayo izaturwanirira yanurungira mawe izumvikana mu matwi zazenguruka mucece wa mwambaro w'intambara oya sinzawuhindura uzaguma were yarahiye inkota yanjye igomba kuva mu rwubati umurimo nzakora wose nzaba nyifite karande zo mu miryango izikinteye impagarara we nahawe ubutwari nahawe ubutware ndakomeye nahawe ubutsinzi ndakomeye nahawe ubushobozi bwo gusenya nkari nahawe ubutware we Nyanja uteye ubwoba we sinzatinya ko yambuka kuko ndashigikiwe n'umugabo uteye ubwoba nyanja uteye ubwoba sinzatinya ko yambuka kuko ndashigikiwe n'umugabo uteye ubwoba ugubo ye ugubo ye ugubo ye ugubo ye nahawe ubutware nahawe ubutwari nahawe ubutware nahawe ubutsinzi nahawe ubutwari nahawe ubushobozi bwo gusenya nkari nahawe ubutware we umugongo wahetse amasezerano ntuzigera utinda ku musozi w'ibibazo kubwo kwizera kuzuye indewa y'umutima ntugera atabona imuri zamurika we kubw'imbuto nziza wanyanyagije aho wererwa ntimurambirwe icyo yavuze ntigihera uwo mwami we ntajya asobwa wizera ijambo rye azarishitsa ntimurambirwe we icyo yavuze ntigihera uwo mwami ntajya asobwa we wizera ijambo rye we azarishitsa ntajya asobwa uwo mwami icyo yavuze azagishitsa 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 ntajya asobwa uwo mwami icyo yavuze